Ubushakashatsi bwerekana yuko 30% by'abatuye isi bakunda kugira ikibazo cyo gusinzira cyangwa se kubona ibitotsi cyane cyane mu ijoro. Niba nawe uri umwe mu mamiliyoni y'abagira ikibazo cyo kubona ibitotsi cyangwa se gusinzira cyane cyane mu ijoro, ntugire ikibazo kuko uno munsi Menya Tips yaguteguriye amayeri yo kubona ibitotsi cyangwa se gusinzira byihuse. Niba uri mushyashya kuri iyi channel cyangwa se utarakanda subscribe, kanda subscribe kugira ngo uzajye ubona amayeri ndetse n'amabanga Menya Tips ikomeza kugenda igutegurira. Gusinzira neza cyangwa se kuryama neza bikunze gufatwa nk'ikimenyetso cyiza cy'ubuzima, cyane cyane kuba waruhutse ndetse n'ubwonko bwaruhutse. Bishatse kuvuga yuko kuryama neza bishobora gutanga umusaruro yaba mu munsi wawe cyangwa se mu kazi kawe ndetse no mu bikorwa byawe bya buri munsi. Hari igihe runaka cyagenwe abantu baba bagomba kuryamamo bitewe n'imyaka barimo. Ni urugero, impinja ziba zigomba kuryama amasaha 12 ku munsi, mu gihe abana cyangwa se ingimbi ziba zigomba kuryama byibuze amasaha 9 ku munsi. Noneho abantu bakuru bakaba bagomba kuryama byibuze hagati y'amasaha 7 ndetse n'amasaha 8. Bishatse kuvuga yuko uramutse uryamye ano masaha nta kabuze yuko uba ufite ubuzima bwiza kandi nta kintu biba birubuze kwangiza ku musaruro wawe mu munsi usanzwe cyangwa se mu kazi kawe. Uno munsi rero ngiye kukubwira amayeri 5 ushobora kuba wakoresha kugira ngo ubone ibitotsi mu buryo bworoshye cyangwa se usinzire byihuse. Ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukwirinda gukoresha ibyuma by'ikoranabuhanga mbere y'uko uryama. Ubushakashatsi bwakozwe mu 2013 bwerekana yuko umubare munini w'abantu babura ibitotsi cyangwa se batabasha gusinzira bagiye kuryama biterwa cyane no gukoresha ibyuma by'ikoranabuhanga mbere y'uko bajya kuryama. Impamvu rero bino byuma by'ikoranabuhanga bibasha kwangiza ibitotsi byawe cyangwa se bidatuma usinzira byoroshye, ni ukubera yuko ibi byuma by'ikoranabuhanga byangiza umusemburo witwa melatonin. Uno musemburo ni wo musemburo utegura ubwonko, cyane cyane iyo ugiye ku buriri ugategura ubwonko yuko ikintu cya mbere ukeneye ari ugusinzira. Rero uno musemburo iyo wangiritse bivuze yuko udashobora kubona ibitotsi cyangwa se ngo usinzire byoroshye. Yego ushobora kuba wakoresha ibyuma by'ikoranabuhanga ukananirwa ukumva ufite ibitotsi, ariko wagera ku buriri ntubashe gusinzira. Bishatse ko uno musemburo wa melatonin uba wangiritse kandi bikagufata ikindi gihe kinini cyo kugira ngo ubashe kubona ibitotsi. Niba rero wagiraga ikibazo cyo gusinzira cyangwa se kubona ibitotsi ugiye kuryama kandi ukaba wakoreshaga ibyuma by'ikoranabuhanga mbere y'uko uryama, bivuze yuko kino ari igisubizo cyiza cyagufasha kuba wabona ibitotsi cyangwa se wasinzira byihuse ugiye kuryama. Ikintu cya kabiri ni ukwita ku mirire. Abashakashatsi benshi ntabwo babihurizaho niba umuntu yagakwiye kurya ibiryo byinshi cyangwa se yagakwiye kurya ibiryo bikeya cyane cyane nijoro, ariko icyo bose bahurizaho ni uko ibiryo bya nijoro bikunda kujya mu mubiri nk'ibinure. Ikindi cya kabiri ni uko iyo uriye ibiryo byinshi bigora cyane igifu ndetse n'umwijima, kandi ubwonko nibwo buba burimo burakontorora ibyo bice byose. Bivuze yuko iyo uri kuryama ukaba utari gusinzira cyane cyane wariye ibiryo byinshi nijoro, iyi ngiyi nayo iba ari imwe mu mpamvu iri gutuma utabona ibitotsi. Niba rero waryaga ibiryo byinshi cyane cyane nijoro ugiye kuryama, ushobora kuba wabigabanya kugira ngo uzajye ubasha kubona ibitotsi cyangwa se gusinzira bikoroheye. Amayeri ya 3, irinde kujya mu buriri utagiye kuryama. Abantu benshi bakunze kuba bari mu buriri bari gukoresha telefone, bari gukora ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Bishatse kuvuga yuko ubwonko ntabwo buba buri kubasha gutandukanya uburiri nk'ahantu ho kuryama cyangwa se uburiri nk'aho gukorera ibindi bintu byose bitandukanye. Reka guhereza urugero rworoshye. Iyo ugiye mu kazi, ubwonko ntabwo bukubwira ngo sinzira cyangwa se ujye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ukora ikindi kintu. Ariko nanone iyo ujya mu kazi ugakoresha imbuga nkoranyambaga uri mu kazi, bishatse kuvuga ngo n'umunsi ukurikiyeho ubwonko ntabwo bubasha gutandukanya akazi ndetse no kuba wajya ku mbuga nkoranyambaga uri mu kazi. Ibi ngibi rero ni kimwe n'uko iyo uri mu buriri ubwonko ntibutandukanye niba ugiye kuryama gusa cyangwa se n'ibindi bintu ugiye kuba wakorera mu buriri. Niba rero wakundaga kuba uri mu buriri cyane ukaba ndetse wajyaga n'iki kibazo cyo gusinzira cyangwa se kubona ibitotsi byoroshye, ushobora kuba wabyirinda kugira ngo urebe niba uzajya ubona ibitotsi cyangwa se uzajya usinzira bikoroheye. Amayeri ya 4 ni ukuryama ahantu hakonje.
umubiri wawe uba ukeneye ahantu hatuje kandi ahantu wisanzuye, ahantu utabangamiwe. Ariko iyo uryamye ahantu ukumva hashyushye, umubiri wawe uba ubangamiwe ku buryo bukomeye cyane ndetse bidashobora gutuma ubwonko bwawe nabwo butuza. Kandi nanone mu gihe ubwonko budatuje bishatse kuvuga ngo ntabwo ushobora kuba waryama ngo usinzire. Ibi ngibi nabyo biragaruka cyane nanone kuba wari uryamye mu buriri mbere y'uko ushaka gusinzira. Rero niba ugira ikibazo cyo kuba wabona ibitotsi cyangwa se gusinzira byoroshye, ushobora kugerageza n'aya mayeri kubera yuko nayo ashobora kuba yagufasha kubona ibitotsi cyangwa se gusinzira byoroshye. Amayeri ya gatanu ni ugukora siporo. Abaganga bakunda kugira inama cyane cyane abantu bagiriye ikibazo cyo kubona ibitotsi gukora siporo. Ariko nanone uba ugomba gukora siporo byibuze mbere y'amasaha 3 mbere y'uko ujya kuryama. Kubera yuko siporo nayo ifasha ubwonko kuba bwaruhuka. Akenshi iyo uryama ukabura ibitotsi, ikintu cya mbere cyakibitera ni uko ubwonko bwawe buba butabashije kuruhuka cyangwa se buba buri gutekereza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Rero gukora siporo bibasha gutuma umubiri wose uruhuka ndetse n'ubwonko buruhuka. Rero ugomba kuzajya ukora siporo cyane, byibuze ugasigaza amasaha 3 mbere y'uko ujya kuryama. Ibi ngibi bituma umubiri wawe uba waruhutse bihagije kandi nanone ubwonko bwitegura guhita bujya kuryama. Niba ujya ugira ikibazo cyo gusinzira, ndizera yuko ubonye aho byapfiraga ndetse ndizera ko n'aya mayeri azagufasha kuba wabona ibitotsi cyangwa se gusinzira byihuse. Mu biganiro byacu by'ubutaha nzakubwira tekinike cyangwa se amayeri yigishwa abasirikare abafasha kuba baryama cyangwa se basinzira ahantu hose baba bari kandi mu gihe gitoya. Niba wabonye aho byapfiraga cyangwa se hari andi mayeri waba ufite, ushobora kuyadusangiza muri comment. Niba kandi wakunze iki kiganiro wifuza no kubona n'ibindi nkabyo, ushobora gukanda like ndetse ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo uzajye ubona andi mayeri ndetse n'amabanga Menya Tips ikomeza kugenda igutegurira.